mbali ya nchi yote, mbali ya Paris au Roma, kuna watu maskini hawalie hawawombe, wanaitika vile tu. Wale watu wanaimba, uyu bamwita kaja nini. Uyu akaba ari umuhanzi w'umurundi. Tuzagaruka amateka yo mu minsi iri imbere. Mwarimu wacu watwigishije igiswahili yajyaga tubwira ko ushaka kuvuga igiswahili neza bisaba kubishyiraho umutima, ukabitekerezaho neza, ukamenya icyo ushaka, ubundi ukivugira igiswahili kuko kakahava. Kuvukira mu bukene ukaminuiriza muri Amerika, kuva mu cyahoze ari Nyasarandi ya kera ubu ni Malawi y'ubu, ukagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amaguru. Ibyo byose iyo ubyumvisha bumva ari ibitangaza, ariko byabayeho bikozwe n'umunyafrika. Uwo nta wundi bamwita Legson Kayira, umunyamalawi wakoze ibintu by'ibitangaza. Tuguhaye ikaze mu biganiro byacu ugiye kuzajya ukurikirana kuri Genius Media TV. Kuva kuri uyu munsi ibi ni ibiganiro ugiye kuzajya wakurikirana. Gusa si ibi byonyine, kuko tugiye kuzajya tubana mu biganiro byinshi. Icyo tugusaba wowe gusa ni kimwe, ni ugukora subscribe, ubundi ni ukudukurikirana. Tuguhaye ikaze, tugiye kurebera hamwe amateka y'umugabo bita Legson Kayira waturutse muri Nyasarandi, nkuko twabivuze nyine ni Malawi y'ubu ngubu, akagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amaguru. Tuguhaye ikaze, jya gutegura iki kiganiro kandi ukaba ugiye kukikugezaho Gishumbusho Darius El Capitano, akadarinka ariko burya nako nikangwa nabi. Akabarenge tugiye kuzajya tubana mu biganiro bitandukanye, kandi twizeye ko muzabikunda. Tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10, uretse kuba ariho Julius Nyerere yapfiriyeho, akaba ari nayo tariki mu mbuto sesese ko kukungwendo wa Zabanga yavukiyeho, aho bijya kwegerana na ya matariki wa muhungu w'igikondo nawe yavukiyeho. Ariko ngo burya uyu Legson Kayira waje kwitwa Didimu. Uyu Legson Kayira ngo niyo tariki yatangiriyeho urugendo ruva muri Malawi akagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amaguru. Legson Didimu Kayira yavutse mu 1942, ni mu gace Kampala mu majyaruguru ya Nyasarandi, ubu ni muri Malawi y'ubu, hafi n'umupaka wa Tanzania. Avukana n'abavandimwe 8, ku ise witwa Mwene Kanyonyo Alinani Chokoka Kayira na nyina witwa Zia Nyakawonga. Bakaba bari abakene cyane muri ako gace bari batuyemo. Legson Kayira yavutse mu gihe nyina yari arwaye cyane, adafite akabaraga ko kumwitaho. Mu kwiyeba kwinshi cyane, yafashe umwanzuro wo kujya kumujugunya mu mugezi bari baturanye aho ngaho witwaga Didimu, ari nawe waje kumwitirirwa. Ntabwo yigeze amushyira mu gitebo nkuko byagenze kuri Musa wanditswe mu bitabo bitagatifu, ahubwo amaze kumujugunya ntiyigeze ategereza ngo arebe uko biri bugende. Yahise yisubira mu rugo ngo atagira ubona ibyo yari amaze gukora, nkuko byagenze kuri Mose uvugwa mu bitabo bitagatifu. Legson Kayira yaje gutoragurwa n'umuturanyi yenda kuruhama, maze amusubiza nyina, amugira inama yo kutongera gukora igikorwa nk'icyo kibi. Kuva ubwo Legson Kayira yatangiye kwitwa izina rya Didimu, izina rituruka ku mugezi wanze kuhitana ubuzima bwe. Uwo mugezi nyine yari yatawemo. Mu bwana bwa Legson Kayira yabayeho mu buzima bugoranye cyane, dore ko nta n'umubyeyi we n'umwe wari warize. Babaga mu gasambu gato katarengeje hegitari 8, ari nako bahingamo gusa. Igihe kimwe yagize ati, nakomotse muri imwe mu miryango ikenye cyane Imana yaremye kuva isi yabaho. Nta mwanya yigeze abona wo gukina n'abandi bana, kuko akimara kumenya kugenda se yahise amwigisha guhinga ndetse no kwita ku bindi bihingwa byabo. Amaze kugimbuka ku buryo yaramenye gufata icumu, se yahise amwigisha guhiga ingurube z'ishyamba kugira ngo azamufashe kwita ku muryango. Mu mpera z'icyumweru Legson Kayira yajyaga kwa sekuru kwita ku nka zabo. Yishimiraga kuba kwa sekuru cyane cyane kwa gatandatu nimugoroba, ubwo nyirakuru yabaciraga imigani. Iminsi yaje kwicuma, maze umubyeyi we amubwira ko agomba guhindura ibyo yari arimo akerekeza ishuri. Ibi byaje kumuhira, yaje kugera mu ishuri biramuhira rwose. Nibwo nyuma yaho yaje gusoza amashuri 6 abanza. Nyuma y'ibyo ngo buryo uteye imbere hari ibintu bimwe na bimwe ugenda uhindura. Uyu rero nawe izina yavukanye mu bwana yitirirwaga wa mugezi wa Didimu yaje kurihindura. Yifuzaga guhindura izina Didimu ngo kuko yaryangaga kubi, kubera ko ryamwibutsaga ubuzima yabayemo umunsi wa mbere aza ku isi. Ibyo byahuranye nuko muri icyo gihe abarezi baturukaga i Burayi bari barimo batanga amazina ya Gikristo, ariko Didimu we yashakaga izina ryihariye, niko gufata ijambo leg risobanura akaguru, kuko yarikundaga cyane. Byongeraho son, kuko yakekaga ko iryo zina rizajya ryorera abarimu kuryibuka, maze abihuriza hamwe, maze bikora ijambo rimwe ryitwa Legson. Kuva ubwo ahita yitwa Legson Kayira. Legson Kayira Didimu rihera ubwo riribagirana. Si ibyo gusa yahinduye, kuko muri kwa gukomeza gusirimuka yahise yihindurira n'itariki y'amavuko. Uyu
bari baramubwiye ko yavutse mu gihe cy'ihinga, maze abitekerezaho neza afata mu gihe cy'ihinga koko arabireba asanga hari mu kwa gatanu, ahita afata itariki ya 10 z'ukwezi kwa Gicurasi 1942 nk'iyi tariki y'amavuko ye. Legson Kayira wari umaze kwanga izina rya Didimu yaje kurangiza amashuri abanza afite amanota meza, abona amahirwe yo kwiyerekeza muri segonderi mu kigo cyitwaga Livingstone. Iki kigo 1894 yakinjiyemo gifite intego igira iti I will try, nzagerageza. Kandi koko byari byo, iyi ntego yaje kumushimisha maze nawe yiyemeza kuyikurikiza ubuzima bwe bwose. Legson Kayira kubera gukunda gusoma cyane yaje gusobanukirwa ibintu byinshi. Wibuka ko ahangara ahagana 1950 Malawi cyitwa Nyasalandi igikoronizwa n'Abongereza hamwe na Rhodesia yaje guhindukwa Zimbabwe y'ubu. Ahagana mu 1964 Nyasalandi yabonye ubwigenge bukomoye ku Bwongereza, ihita ihindurirwa izina yitwa Malawi y'ubu. Uyu musore wagendaga ibirometero 12 ajya ku ishuri ndetse anavayo, ntabwo yari yarigeze acibwa intege no kwimwa amahirwe yo kwigisha. Niba atarashoboraga kwiga mu gihugu cyamubyaye, yahisemo kujya kwiga mu bihugu by'amahanga, aho yashaka kuzakura impamyabumenyi ihambaye cyane. Kandi ntabwo ari amahanga yari abonetse yose, kuko igihugu yari afitemo intumbero zari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cyo kwishyura ukizana. Muri icyo gihe akiri ingimbi yatunguwe nuko miliyoni 3 zari zituwe Nyasalandi y'icyo gihe. Hari abanyeshuri 22 bari bararangije kaminuza gusa, kandi nta n'umwe wari warize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma yifuza ko ari uzaba uwa mbere mu kujya kwiga muri icyo gihugu. Ese niki cyatumye yifuza kwiga muri Amerika? Nta muntu n'umwe wo mu gace k'iwabo wari uzi muri Amerika, ndetse n'ababyeyi be ntibari bahazi. Ariko umuhungu w'imyaka 16 yafashe icyemezo, kandi nta muntu wari guhindura ibitekerezo bye. Yahisemo itariki yo gutangira urugendo, azenguruka umudugudu wose abasezera. Ku munsi uteye ubwoba wo ku itariki ya 14 Ukwakira n'ukwezi kwa 10, imwe mu matariki tuzagarukaho mu biganiro byacu, uretse kuba Julius Nyerere ariyo tariki yapfiriyeho, wambutse ko kukungwendo wa Zabanga akaba ariyo yavukiyeho. Ibyo byose tuzabireba mu biganiro byacu biri imbere. Iyi tariki ya 14 z'Ukwakira 1958 yasezeye ku muryango we, atangira ibizaba urugendo rw'ibirometero by'ibihumbi. Urugendo rwaratangiye yitwaje ishoka bizamufasha gutema ibihuru ndetse n'amashyamba azagenda ahura nabyo. Si ibyo gusa, kuko yitwaje n'ibiryo bizamutunga iminsi 5, ndetse yitwaza n'ikarita y'isi, atibagiwe n'ikarita ya Afurika. Igitabo cyitwaga Pilgrim's Progress from this World, igitabo cy'idini cyari cyaranditswe na John Bunyan, na Bibiliya ye. Icyo gihe atangira urwo rugendo yari yambaye ibirenge, ariko yishimye kuba yari yambaye umwenda w'ishuri w'ikigo yigagaho cya Livingstone. Mu rugendo rwe azi neza intego y'ishuri uko yagiraga iti I will try, nzagerageza. Iyo ntego yari yanditse ku mupira we mu mugongo, izamuzanira amahirwe. Ntabwo byari urugendo rworoshye, kuko yacishagamo rimwe na rimwe akanarwara. Yaje kugera i Mwanza muri Tanzania muri Nyakanga 1959. Yagumye muri uwo mujyi hafi y'ikiyaga cya Victoria. Yamaze amezi 6 akora kugira ngo azabone amafaranga yo kugura itike izamwerekeza i Kampala muri Uganda. Urugendo rwarakomeje. Igihe kimwe yagize ati, nageze muri Uganda by'akanya gato, ariko Amerika nk'intego yanjye yari kiri kure cyane rwose y'ubutaka bw'inyanja. Nabikuye ikarita yanjye ndeba intera nari maze kugenda, niyo nari nsigaje kugenda. Ariko mbere yuko ahura n'abo badiplomate bamufashije mu rugendo rwe, yari yavuye i Kampala yerekeza muri Sudani. Aha muri Sudani yari agiye kureba viza zamwerekeza muri Amerika. Yafashe igikapu cye cyarimo ibintu bye n'urugendo rwe, afata urugendo ruva Kampala rwerekeza i Khartoum muri Sudani. Urugendo rwe rwa mbere avuyeyo i Kampala nyine yari yakoze ibirometero 800. Urundi rwari rumutegereje rwanganaga n'ibirometero 2575. Ibyo byose yagombaga kubigenda. Ibirometero byari byinshi koko. Yahuye n'intare, impyisi, mahuma, inzoka, inzovu n'ibindi byinshi bitandukanye. Igihe yashikaga i Khartoum, imyaka 2 yari ishize kuva muri Malawi. Yari yambutse ibihugu birenga 4, kandi amaze kumenya indimi nyinshi cyane. Yerekeje kuri ambasade nyine, ariho yahuye n'aba diplomate baje kumugirira impuhwe bitewe n'urugendo yari yakoze. Abadiplomate bamaze kumva urugendo rwose yari amaze gukora n'ibizazane byose yagiye ahuriramo, dore ko nari amafaranga yari afite yo kugura itike imwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyine bateguye kumujyana mu ndege ikurikiyeho, yari kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasade yamufashije kubona ibyangombwa byose by'urugendo
byari ibihe bitangaje kandi bishimishije cyane mu buzima bwe. Ibitambo byose yari yaratanze, yinjiye mu ndege yerekeza mu gihugu cy'inzozi cye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburemere bw'urugendo z'imyaka 2 ndetse no kwihanganira kugenda n'amaguru ibirometero birenga 3000 vuba aha byari bigiye kurangira. Kuwa 20 Ukuboza 1960 ku munsi w'iriho bukonje, nyiri inzozi ze ku myaka 18 yakiranywe urugwiro ku kibuga cy'indege. Umuryango wari ugiye kumwitaho ndetse n'abayobozi ba kaminuza bari bagiye kumwakira, bose bahuriye ku kibuga cy'indege baje kumwakira, ndetse n'umuyobozi mukuru wari ukuriye iyo kaminuza agiye kuzigamo witwaga George Harrison. Ashika kuri icyo kibuga cy'indege yari acyambaye wa mwambaro we w'ishuri yaturukanye muri Livingston, wari wanditseho intego y'ishuri, I will try, nzagerageza. Yabaye icyamamare muri ako kanya muri leta ya Washington no mu gihugu cyose. Abantu bose bifuzaga kubona uwo musore wagenze ibirometero 24 ku munsi akiri umwana n'ibirometero 3000 azenguruka Afurika kugira ngo abone ishuri. Nyuma yo guhabwa impamyabumenyi muri Skagit College, Legson yize muri kaminuza nkuru ya Washington, aho yakuye impamyabumenyi mu bya politike. Yakomeje amashuri ariga ko karabitsinda, gusa nyuma yaho yaje kwimuka. Yimukiye mu Bwongereza, aho yakoze imyaka myinshi muri leta y'Ubwongereza, anabibangikanye no kwandika ibitabo. Nyuma yo kwandika I will try, yasohoye n'ibindi byinshi, ari byo Looming Shadow yasohoye mu 1967, Jingala yasohoye mu 1969, Things Black and Beautiful yasohoye mu 1970. Legson Kayira yapfuye mu Kwakira 2012. Yari amaze kwandika ibitabo byinshi cyane, aho yapfuye ari kwandika igitabo cya 6. Haburaga iminsi mike ngo yuzuze imyaka 54 avuye iwabo muri Malawi. Yapfuye afite imyaka 71, aruhukire mu mahoro. Iyi ntwari ya Afrika ku ijambo rye I will try. Gusa hari ibivugwa ko yashatse kuza muri Malawi nyuma perezida wari icyo gihe aramwangira. Nanga dusoreje ikiganiro cyacu, yawe kiguteguriye kandi wakikugezagaho. Amazina yanjye ni Shumbusho Darius.